subscribe. Or mining update. Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mukurikiye channel yacu Or Mining Update. Rero nkuko mubibona ndi muri application yanjye ya Binance. Ikituzanye rero ni ukuvuga ngo nkuko mwifuje ko twazajya tubafasha kugira ngo abantu dusobanukirwe Binance. Niyo intego nuko tugiye gusobanukirwa Binance kuva ku ntangiro kugera ku musozo. No vuga ngo haba gukora account, haba gukora verification, haba kugura, haba kugurisha, haba uburyo wakira crypto, uburyo wohereza, byose tugiye kujya tubafasha nka channel Or Mining Update kugira ngo mubimenye. Yes, rero kugira ngo Binance yawe ibiri verified, no vuga ngo ugomba kuba wamaze kuyiverifya nyine utuntu twose turi verified. Hano bakwereka ko iri verified. Iyo hano bakwereka ko iri verified, icyo gihe ikintu cyose kiri muri Binance wemerewe kugikoresha. Ariko cyane cyane akantu tuzibandaho naka ka peer to peer, P2P. Nuvanga abantu benshi mutunza amafaranga y'ikoranabuhanga, mwara mining za mining zitandukanye. Hari abandi mamona afite ari amadolari, hari ama platform bahemba mu madolari, ariko ukaba utazi uburyo ki wabona amafaranga wenda uri nk'umurundi mu marundi, cyangwa se uri umunyarwanda mu manyarwanda, uburyo yakugeraho cash mu ntoki. Rero iyi Binance niyo platform ya mbere igerageza gukora icyo gikorwa 100%. Ndabibasezeranya ko ni iminota 5 nigirenga. Iyo ukuye amafaranga yawe mu madolari uyazana kuri Momo ntabwo bijya birenze iminota 5. Ibyo byose tuzabireba muri iyi ngingo tugiye kujya dukora. Rero ikituzanye muri iyi video mbere na mbere tugiye guhera mu creating account. Hano ngewe murayibona nyirimo iri verified, ariko ngiye gufasha nawe utaratungaho na rimwe Binance kugira ngo urebe uburyo ki wayitunga ikabiri verified mpaka tugiye no gutradinga byose tukabigeraho. Icyo usabwa rero kurikira iyi video, dutiye guhera kuri etape ya mbere yo gukora register. Iyo niyo etape ya mbere ya register tugiye guheraho. Kurikira rero urebe uburyo ki umuntu acreatinga account kuri Binance. Okay, ukimara gufungura rero link wahawe n'umuntu, nuvuga ngo wenda yakwemvise kugira ngo ukore register kuri Binance. Icyo ukora ukimara kuyifungura bakwereka sign up with email cyangwa se phone, ugakandaho kugira ngo utangire gukora account. Ahanga ugiye gukora account, ikintu cya mbere bakubaza gushyiramo email cyangwa se phone number. Ikintu cyiza rero cyo ugomba gukoresha mu gukora account ni email, kuko email bura igira security kuruta phone number. Ni nayo nabo baba bashaka cyane kuko biba byoroshye kuba hari ama notification baguha bakayanyuza kuri email. Icyo rero ubwo turakora turashyiramo email tugiye gukoresha dukora account kugira ngo dutangire. Email nayishyizemo, iyi ID iyo ari link y'umuntu yagutumiye ihita yizanamo automatic. Ubundi dukande next. Mwibutsa ko niba udafite Binance rwose uri murahomba. Yes, murabona ko bamaye agakode bohereje kuri email yanjye. Icyo ndakora ni ukujya kukenda kugira ngo nkore submit. Murabona ko bamaze kukama hano. Shira ku mutima y'amagambo. Mite nkafata nkakorere copy, ubundi nkajyanemo nkore nkashyiremo, then nkande submit, gareta kijyanamo automatic. Yes, murabona ko email bamaze kubona ko yabaye verified. Ubundi creating password mbona yazaba ikomeye cyangwa se ikomeye cyane. Ubwo turayikora nawe uyikore ku giti cyawe kugira ngo ukore email nako se password ikomeye. Shyiramo enda yes, murabona ko email nayishyize, password namaze kuyishyiramo. Nemeze next. Nanone account yamaze kuba created. Murabona ko account ubu yamaze kuba created, ubu byarangiye. Ahangaha nemerewe gutangira kuba nakora login, ubundi nkatangira gukoresha Binance yanjye. Ubwo igikurikiyeho rero ni ukureba uburyo ki umuntu ayikorera verification. Iyo verification nayo
mube muri tayari kuyireba muri video ikurikiyeho kugira ngo muyimenye ubugikorwa. Ubutaha niyo tuzagarukaho muri iyindi episode izabikurikiyeho kugira ngo buri wese abashe kuba yagira gute yayimenya nayo uyikore. Ndabashimiye cyane rero mwe mwabashe gukurikira iyi video, kora subscribe niba utarayikora, kora share kuri bagenzi bawe nabo babashe kubona aya makuru kugira ngo udafite Binance muri bo nawe ayifungure. Nizere ko mubonye inzira zose umuntu anyuramo akora Binance account. Ndabashimiye cyane rero,